Ni iby'umunezero kongera kuboneka hano kuri Pure Gold TV, mwese ndabasuhuza bene data, abakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, mwese mbahaye ikaze kugira ngo dufatanye ibyiza byinshi bituruka kuri data wa twese wo mu ijuru. Imana iragukunda kandi nanjye irankunda, ihora itwitaho, ihora idufasha kandi tugaburira ibyo kurya biturutse kuri we kugira ngo bikomeze imibereho yacu mu byerekeranye n'umwuka, mu byerekeranye n'ubugingo ndetse no mu buryo busanzwe. Ijambo ry'uyu munsi ni iryerekeranye n'ubuhanuzi, ijambo ry'ubuhanuzi kuri wowe. Ugiye guhabwa ijambo ry'ubuhanuzi kandi uryakire. Nagira ngo nakire buri wese aho ari mu mpande enye zose z'isi, uvuga ikinyarwanda ndakwakira inshuti yanjye, nawe uvuga ikirundi n'ikinyamurenge ururimi urarwumva, ni ukuri kaze hano kuri Pure Gold TV, kandi iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi ku ijambo twahawe ry'ubuhanuzi uri kukigezwaho nanjye Jose Irumva. Uyu munsi wa none tugiye kureba inkuru nziza cyane y'abantu babiri. Abantu babiri dusanga muri Bibiliya, muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya mbere. Abo bantu babiri bari umugore n'umugabo, barakundanaga cyane kandi bubahaga Imana, bari imfura muri make, bari abantu batagira ikintu wababaraho. Imana yababonaga ko ari abakiranutsi, ari abantu b'inyangamugayo rwose, kandi bagakora umurimo w'Imana banezerewe cyane. Bari intangarugero aho bari batuye kubw'umurimo w'Imana no kubaha Imana. Ijambo ry'Imana ritwereka ko baje guhura n'ikigeragezo ari bato cyane, bakiri bato, kuko n'ubundi bashyingiwe ari bato. Baza guhura n'igishakwe, cya kindi tuvuga ngo ni igishakwe, ngo mbese ni nk'amahwa aguhanda. Barahandwa, bagira ikigeragezo gikomeye cyane cyo kubura umwana. Barasenga kuko bakundaga Imana, nta handi bari kujya, bari abakiranutsi b'Imana, bizera Imana cyane. Bati Imana izadusubiza kuko kubona umwana ni isezerano ry'Imana, ni umugisha w'Imana. Yavuze ko umuntu wese agomba kubona umwana, natwe twarabyawe. Ni ubushake bw'Imana kubona umwana, ariko Imana yemeye ko bahura n'icyo kigeragezo. Nshuti yanjye, hari igihe Imana yemera ko uhura n'ikigeragezo cyo kubura umwana, hari igihe Imana yemera no guhura ikigeragezo cyo gutinda gushaka, hari igihe Imana yemera guhura n'ikigeragezo cy'ubushomeri, hari ikintu Imana ishobora kwemera guhura nacyo cy'ubukene, cyo gutabwa, cyo gupfakara. Ibigeragezo ni byinshi, cyo gupfusha ugasanga kiragukubise kandi ukunda Imana, wubaha Imana. Uyu mugore n'umugabo ndagira ngo mbibutse ko amazina yabo Zakariya na Elizabeth. Umugabo ni Zakariya, umugore ni Elizabeth. Bakundiraga Imana cyane. Umugabo yari afite akazi k'ubutambyi, igihe cye cyarageraga akajya gukora akazi k'ubutambyi ko kotsa imibavu, gutwika imibavu cyangwa kuyosa, niko bavuga muri Bibiliya. Yakoraga umurimo w'Imana ayitonze cyane, akundana n'umudamu we cyane. Mwene da, hari igihe nawe ushobora guhura n'ikigeragezo kandi ukunda Imana. Aba bantu rero intangarugero, nubwo bahuye n'ikigeragezo kibahanda, bahuye n'ikigeragezo gikomeye cyo kubura umwana, ntabwo bigeze bareka umurimo w'Imana, ntabwo bigeze bacika intege. Iki ni cyo kintu mbigiraho, ntibacitse intege, ahubwo barakomeje. Umugabo akomeza umurimo w'ubutambyi, umudamu yikomereza umurimo wo gusenga no kwinginga, n'iyindi mirimo yose Imana yamusabaga gukora, inshingano z'urugo n'ibindi byose yarabikoraga, kuko bubahaga Imana, ari inyangamugayo, ari imfura, nta kizinga wabonaho. Imana ishimwe cyane, ariko Imana irabyemera. Wavuga uti kuki Imana yabyemeye kandi barakundaga Imana, bakora umurimo w'Imana ndetse n'Imana ibishimira? Aho ngaho ntabwo twaburanye Imana. Imana ni Imana, ibyemera hari icyo ishaka kukwigisha, ibyemera ishaka kugupima, ishaka no gupima kwizera kwawe kugira ngo izihishe n'icyubahiro. Imana ni Imana, turayubaha uko iri kose, ibyo iduha byose tubyakire kandi dushime. Imana ishimwe cyane. Inkuru irakomeza y'uyu mugabo Zakariya na Elizabeth. Umunsi umwe, igihe umunsi we wo gutamba, wo kujya kosa imibavu, kuko yari umutambyi, warageze. Ari mu nzu y'Imana, ari mu ihema y'Imana, ari gutamba, ari kotsa imibavu, aratungurwa. Amena. Yarageze mu zabukuru, wenda yari afite imyaka 80, 90 se, 100 se, 70 se. Yaratunguwe mwene da,
yaratunguwe atungurwa n'ijuru. Ijuru ryaramusuye, ijuru ryaramanutse, ijuru ryaramwibutse. Si uko Imana ituvuga gusenga kwe, ariko Imana yari ifite isaha yo gusubirizwaho yawe irahari, isaha yanjye irahari, ntabwo twayikwepa, nawe ntabwo yari kuyikwepa. Imana ni bosi, Imana niyo ikora byose. Yaratunguwe, reka turebe ukuntu yatunguwe. Fata Bibiliya yawe dufatanye gusoma amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe n'umuganga Luka, igice cya mbere duhere ku murongo wa 11. Ngo maze marayika w'umwami Imana abonekera Zakariya ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Marayika w'umwami Imana yarabonetse abonekera uwo mutambyi Zakariya. Wa mumarayika aragenda ahagarara iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Umumarayika aramanutse ava mu ijuru, arinjira, aragenda, kuko nyine umumarayika ntahahezwa, niyo haba hafunze aragenda aramubonekera. Aho marayika ageze haba umucyo mwinshi cyane. Muri iryo hema aho yari ari Zakariya ari kosa ibitambo, ni ukuvuga ngo imibavu ari gutamba, nyine ari kosa imibavu, hose huzuye umucyo, huzuye ubwiza bw'Imana, huzuye umucyo w'Imana. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo Zakariya yabonye marayika arikanga, agira ubwoba. Yagize ubwoba kuko yaratunguwe n'ijuru, ntabwo yarabitegereje, ntabwo ijuru ryamuburiye ngo tuzaza isaha iyi n'iyi, ahubwo yaratunguwe. Ijuru rijya ridutungura, ijuru riratungura, nawe ubwawe wagira ubwoba, uri hafi gutungurwa. Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo ryo kuvuga ngo ijambo ry'ubuhanuzi kuri wowe umunsi wa none. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi kuri wowe, uri hafi gutungurwa. Wowe ukunda Imana, umaze imyaka myinshi cyane usenga, hari icyo umaze iminsi usengera, nanjye ni nk'uko, ariko Imana iradutunguye. Twakire gutungurwa kwiza guturutse ku Uwiteka. Zakariya yaratunguwe, yigumiye mu murimo w'Imana ataracitse intege, kuko atabonye umwana, ariko Imana ngo ni nziza cyane. Amena. Imana ngo yaramutunguye iramubonekera, yohereza marayika araza avuye mu ijuru aramutungura. Umucyo wuzura ahandi yari ari gukora umurimo w'Imana w'ubutambyi. Haleluya. Nawe niko bigiye kugenda uyu munsi wa none, ugiye gutungurwa. Ugiye gutungurwa, ntamva nturi bumenye n'isaha, ahubwo uratungurwa. Amubonye yagombaga kwikanga, kuko marayika nyine ni umucyo w'Imana, n'ubwiza bw'Imana. Ahari Imana haba umucyo, haba ubwiza. Yarikanze agira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Amena. Ibyo wasabye byose byarumviswe. Dore umugore wa Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Nubwo Elizabeti ari agakecuru ashaje, ariko Imana iravuga, bene da, ibyo byose bigiye kuba bakuze kugira ngo biheshe Uwiteka icyubahiro. Hari ibintu byawe bigiye gusubizwa ugeze mu zabukuru, kugira ngo Imana iheshe icyubahiro. Unezerwe, usaze useke, unezere, wishimye, kuko igisubizo cyawe Imana igiye kukuzanira ni igisubizo cy'umunezero. Reka wumve ukuntu umumarayika yabwiye Zakariya, amubwiye ati uyu mwana ugiye kubyara uzamwita Yohana, kandi azakubera umwana w'umunezero. Azakubera umwana w'umunezero, azakubera umwana w'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Haleluya. Nawe rero igisubizo cyawe ni icyanjye. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi kuri wowe nanjye uyu munsi wa none. Ibisubizo byacu bigiye kuza ari ibisubizo by'umunezero, bigiye kuza ari ibisubizo by'ibyishimo, kandi abantu benshi, inshuti zacu cyane cyane, bagiye kutunezererwa, bagiye kunezererwa bya bisubizo. Amena. Bagiye kuvuga ati yes, igihe kirageze ngo tunezerwe, wa muntu wacu arashubijwe, cya kibazo kirakemutse. Imana ntabwo ibeshya, kandi Imana iyo tuyisenga irumva, bene da, irumva igasubiza rwose. Nanjye izina ryanjye nirumva. Ndategereje gusubizwa k'Uwiteka. Nawe seka nshuti yanjye, unezerwe, kuko ibisubizo byawe bigiye kukunezeza. Kandi uwo mwana marayika yakomeje aramubwira, tumva nkubwire Zakariya, uwo mwana Elizabeti agiye kukubyarira, uwo mwana muhawe n'Uwiteka, azaba umukuru imbere y'umwami Imana. Azaba umuntu mukuru, azaba ukomeye, muri make azaba uw'igitangaza, azaba uwo hejuru, azaba akomeye cyane ku rwego rwo hejuru imbere y'Uwiteka. Dore iki ni ikimenyetso, ntabwo azanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kubera impamvu imwe nkubwiye,
kuko azuzuzwa umwuka wera. Uhereye akiva mu nda ya nyina agiye kuzuza umwuka wera, gutyo nta gisindisha, nta vino igomba kugera mu kanwa ke, ntabwo agomba kuyinywa. Imana ishimwe cyane bene da. Iyo twuzuza umwuka wera, Imana ishaka ko tutayivangira ngo mu nda yacu hajyemo ibyo bisindisha na za vino n'iki. Iri ni ijambo ryawe umunsi wa none, iri ni ijambo ryanjye, reka turyakire, twakire ijambo ry'ubuhanuzi. Imana irumva, Imana ikorera ku gihe cyayo, ntawe uyiburanye, ahubwo nutinda gusubizwa mera nka Zakariya na Elizabeth, komeza umurimo. Ukomeze umurimo w'Imana, komeza umurimo w'ubutambyi, komeza umurimo w'amasengesho uriho, komeza umurimo wo guhanura wahawe, ukomeze umurimo w'ivugabutumwa, ukomeze umurimo w'ubudiyakone, ukomeze umurimo aho uri hose. Imana umurimo waguhaye ukomeze, wicika intege ku kintu cyose cyakubayeho, ku kintu usengera utarasubizwa. Komeza umurimo, dukomeze umurimo. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi uyu munsi wa none kuri wowe, nagira ngo mpinire aha, tuzakomeza ubutaha. Imana iguhe umugisha. Ntabwo nasoza ntagushimiye inshuti yanjye, ndagushimira ko ujya wika kunsengera, ugasengera iyi channel, ugasengera iyi platform mpagararaho nkavuga ubutumwa bwiza bukagera hose ku bantu bumva ikinyarwanda n'ikirundi n'icyanyamurenge barakurikira. Kandi ndagushimira ko wakoze subscribe, gutyo ukabona iyi message bitakuruhije. Ikindi ndagushimira ko uhana abandi ngo dufatanye gukomeza inshuti n'abavandimwe zacitse intege. Hari benshi bacitse intege, hari benshi bavuye mu murimo w'Imana kubera kudasubizwa, kubera ko babonye bitinze. Hari benshi basubiye inyuma kubera ko bitinze, batinze gusubizwa. Ati Imana iri he? Ariko niba babona ubu butumwa, niba babona iri jambo ribakomeza rya Zakariya na Elizabeth, ukuntu bihanganye bagatungurwa bashaje, wa muntu wacitse intege aragaruka, wa wundi wapangaga kwigendera akabivamo aragumamo. Imana ishimwe cyane rero, guha umugisha kuko turi gukorera Imana, kandi Yesu Kristo ari hafi kugaruka azatugororere. Komera nawe, niba utarasubizwa komera, ihangane, uri hafi gutungurwa. Marayika wo mu ijuru hafi kugutungura kugira ngo Imana yiheshe n'icyubahiro. Imana ikugirire neza, tuzakomeza ubutaha. Nagira nkubwire ko ni ukuri pe, ndabashima kandi ndabakunda mwese. Imana ikomeze ibagirire neza.